Data uri mu ijuru, Father in heaven, nanone turagushimira kuri again kumwe we thank you natwe. for your presence. Turashimira We ibyo uri thank you for gukora what muri you are twebwe, doing among us. kandi turagusaba ngo uyu And munsi we ask that today ukore ku mitima yacu, you touch our hearts usubize ubukene bwacu maze uduhe umugisha, kuko tubisenze mu izina rya in Yesu. Jesus' name. Urakoze, amen. Thank you. Amen. Twatangiye, We started mumbabarire ijwi ntabwo rimeze Excuse me, my neza, voice is twatangiye we uru started ruhererekane this series abantu that bita people call the amategeko Ten icumi Commandments. y'Imana, Call them ariko the twe Ten twayise amasezerano promises and blessings from our y'Imana. God. Twaravuze And inshuro we nyinshi said several ko aya times masezerano these 10 yanditswe promises n'Imana. written by Mu God. kuva bavuga ko yanditswe In n'urutoki Exodus says rw'Imana, his mu finger. gutegeka kwa kabiri bavuga ko Deuteronomy says yavuye they came nk'umuriro ava like mu fire biganza from his by'Imana. palms. Niko That's mu the Deuteronomy gutegeka kwa kabiri translation. havuga. They came from his palms like a fire. Bivuga rero mu gutegeka This kwa says kabiri by ko them in yaje Deuteronomy, they nk'umuriro came like a kubera ko fire adukunda. because he Kubera loves mu us. by'ukuri rero So Imana ntabwo basically, aduha God did amategeko not cyangwa give us the amasezerano commandments or the kugira ngo promises ubuzima to bwacu make bube our life akahebwe miserable, bugorana. difficult, Ntabwo kind nzi of, icyo gukora I don't know, what maze can I do? So they have a hard life. ukagira ubuzima No. bugoye. He gave them Yayaduhaye to us kugira ngo to aturinde protect, kandi to aduhe umugisha, bless, and to tubeho make us happy. tunezerewe. Igihe Imana Now, yatanze as rero God gave amategeko us the 10 amasezerano icumi, promises, we twaravuze said ngo afite icyo they have a kwibukwa chorus, if you cyangwa remember. It's verse number korasi. 2 that goes Iyo before and korasi after yazaga every buri commandment, gihe and mbere that's a y'itegeko, condition for them. kandi yari Like, ngombwa kuri buri iryo tegeko. if I am your Ni God, ukuvuga ngo if you allow me to be nuwemera your ko God, mba Imana yawe, I ndagusezeranya promise ntuzagira izindi you will mana. not have other Nureka gods. nkaba If you Imana let me be your yawe, God, I uzagira promise umuryango you'll have a happy mwiza. family. If you Nunyemerera allow me to be nkaba your God, Imana I yawe, promise ndagusezeranya ko you'll not covet. utazifuza. Uri kumva icyo Do turi you see my kuvuga? point? Imana rero So yaravuze ngo God ntabwo said, mushobora you kubikora, cannot ariko do iri ni it, isezerano but this ryanjye. is my Reka covenant mbe with you. Imana yawe, Let me be your ibintu God, byose nzabigukorera. and I will do these things for you. Nzaguhindura umutima, I will change your nzaguhindura heart. ibitekerezo, I'll change your nzagendana mind. nawe. I'll go Kandi with you, nzakora ku buryo and I will make sure utazakora that ibi you'll bintu not do kandi these uzaba things, and wishimye. you'll be happy. Nanone rero Now we turabibona see kenshi again inshuro and nyinshi ko igihe that when God iyo is in Imana our iri mu heart, mutima yacu nta we mbaraga don't tubishyizemo in mu a buryo natural way. bwikoze We follow him. turamukurikira. In fact, Mbese it's mu a by'ukuri joy ni and a blessing. umunezero But when God n'imigisha. is not in Ariko our iyo Imana heart, itari we muri twe struggle to obey and turavunika to mu manage. kumvira Because kandi change ntitujya cannot be tubishobora. just Mbese the ntabwo impinduka external zigomba behavior, kubera but mu change mibereho must y'inyuma, start right inside ahubwo bigomba and kubera mu naturally imbere flow maze outside. bigatama inyuma. Well, today Uyu munsi rero we got tugeze ku to the isezerano seventh rya karindwi. promise. Rimwe mu ishuri ryo ku One isabato, time for Sabbath school, abana bari kwiga the kids were amasezerano, learning the promises. maze umwarimu abaza umwana And the ati teacher wasobanura asked icyo the kid, bivuga? can you explain what it means? Ntugasambane, Thou shall not thou shall commit not commit adultery. adultery. And the kid Ntabwo said, bivuga no, gutyo, it ntabwo doesn't bivuga sound, gutyo, niko that umwana doesn't yavuze. sound that way. It says, Biravuga ngo thou shall not ntukaze eat or kurya dirty. wanduye, thou shall Thou not shall come not come eat eat or all dirty. dirty. Ugomba kuza And you got to wakarabye wash mbere your hands y'uko before you urya. eat. Niko That's itegeko the rivuga. commandment. Niko itegeko rivuga se? Is that the commandment? Thou Ntukaze shall kurya not come wamunduye. eat all dirty. Abantu bashobora People can kubisobanura, interpret them. bashobora People can miss them. kutabyumva, bashobora gutekereza People ko can think that ari they are amategeko harsh agoye, requirements ari that butume would limit your happiness tutinezerwa, ari and your butubuze pleasures. kwishima. Ariko But Imana when God iravuga says, ngo if you let me be your nureka God, nkaba Imana you yawe will not commit ntuzasambana. adultery. God Imana iravuga says, ngo I will nzakora ku provide buryo that you will have a ugira happy, umuryango blessed unezerewe, family, that uhiriwe, heaven will be ijuru in rizaba your mu family. muryango wawe. So Reka let's rero go to the tujye commandment muri or to iryo the sezerano cyangwa muri iryo promise tegeko a little. mugake. Mu kinyejana In cyacu, our century, kurusha uko more than byigeze any time kubaho, before, it n'ubundi was byahozeho, before, ariko mu kinyejana but cyacu anyway, in biri our kuba century, bibi it's kurushaho. getting worse. Amajyambere The sexual n'impinduramatwara revolution mu from the mu 20th gusambana, century ikinyejana cya makumyabiri became na a rimwe nightmare biri for kuba our century. inzozi mbi. You read Urasoma the news amakuru and kandi it's ahantu all hose bad ni news. amakuru mabi. You talk about Baravuga abantu bafatwa ku people ngufu, being raped, abantu people being abused, people being bashimutwa, kidnapped, abantu babaho mu people living in bucakara, slavery bagurishwa and being sold as nk'abacakara sexual slaves. b'imibonano We talk mpuzabitsina, about abantu people being bafatwa ku abused by ngufu their parents. n'ababyeyi babo. Unbelievable. Ni We ibintu talk about byinshi things and things. In fact, bibabaje. I'm Mumbabarire sorry to say, but kubivuga mu pornography by'ukuri, is one of the porunogarafi strongest businesses iri muri worldwide. People bizinesi za don't mbere speak. zinjiza When amafaranga you talk menshi. about
twavuga ku diseases that are pandemic, ndwara we talk z'ibyorezo about abantu people that are bamburwa humanized, agaciro k'ubumuntu and so on. dukeneye We kumva to hear the isezerano second rya promise. karindwi nubwo Even if we tutavuga don't ibyo talk bintu about those byose horrible things, imiryango most myinshi of the families muri sosiyete yacu in our society get iratandukana divorced ikora several amadivorce times. inshuro nyinshi bamwe And some of them they are baratandukanye separated, abandi and some of bakabana them ariko live ntibajya together, but ntibabe they don't hamwe live together. sinzi niba I don't know mubyumva if ni you follow me. They are ni just, agatogo it's a mess. abana And children are hurt. barababazwa nubwo And bari mu even in the miryango families that they bamwe feel they bakibwira have ko happy life and they get bishimye along, bamwe most of them benshi muri don't bo even ntibazi know n'icyo what umunezero ari happiness cyo is. umunezero ni Happiness ikintu is kibuze something mu very mibereho rare in our y'iyi society. minsi nk'uko nababwiye mbere As I told you mbere before, my papa grandma and my sogokuru grandpa, na he died nyogokuru when he was papa 103 sogokuru and yapfuye she was 97 when afite she died. imyaka She died ijana right n'itatu after he died. A few months nyogokuru nawe yahise she apfa could mu not live mezi without nyuma him. ho gake yari afite mirongo I icyenda would ask her, n'irindwi najya mubaza nti umeze are you neza okay? ati And she said, namera I'm neza really gute okay. mfite I ibibazo have heart by'umutima problems. What none type se of ufite heart? ikihe kibazo My heart is umutima missing wanjye since he died. warabuze kuva yapfa uri kumva icyo You see bavugaga the point? babaga They bafatanya would be hand in hand akaboko mu everywhere. I would kandi say, ikiganza mu let her kindi be for a second. maze She nkavuga cannot ngo even reka move. ariko Just nawe and abeho she would say, byibuze muha amahoro we are one. Didn't you learn ariko to? se We bakansubiza bati became one twabaye when we umwe got igihe married. How could I twashyingiranwaga let twabaye umwe ni myself gute go? se Can you twitandukanya nanjye separate ubwanjye self? uri kumva iyo ngingo Do you see the point? baragendanaga They would work bagatekana together, bagatekera cook hamwe together, buri gihe iteka babaga bari always hamwe together. ibyo se si ikintu gifite Isn't imbaraga that something? umwe yari afite He was imyaka 100 ijana years irenga old, more or less, maze and akagenda he would amufashe still ku walk with rutugu her rwe like this. maze akamubwira And ati he would tell her, uri you mwiza are more kurusha beautiful igihe than ever. cyose nigeze Come kukumenya on. avuga ariko se namwe mugakabi ariko But he yakomezaga would keep gukomeza reinforcing his urukundo love for her yamukundaga again, iteka 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 again, ku and again, rugero urukundo to the point rwabo that his love would rwakomezaga grow, gukura her love would grow for him, ku buryo to the point batashoboraga they couldn't guhumeka even baramutse breathe if they were batandukanyijwe separated. babaye umwe They became one, nk'uko bibiri bivuga as the Bible says. Very ni seldom we gakeya see ubona that uwo type of happiness munezero in mu families. miryango mu by'ukuri In fact, I told you narababwiye mbere before, igihe nashyingiranywe na when dana I married kandi ari Dana, hano and she's here, na I would nandikaga prepare poetry. poeme Believe me, kandi mu I am by'ukuri no sinzi poet. kwandika You don't want to read poeme my poetry. ntabwo You wasoma will. poeme yanjye warambirwa I would ni bibi man, I would write namwandikiraga poetry, indirimbo write songs for her, maze tugahura and then I would meet her, maze nkamera and nk'igihe I would be wagiye like kwa you go to muganga the w'amenyo dentist. nkibagirwa I would amagambo forget yose all my words, imivugo all nari my poems, namwandikiye all yose my maze songs. I nkamera would be like, sinananyeganyega not even maze move. akavuga ati umeze neza And she would say, are maze you okay? sinyeganyega we umeze And neza she moved. Hey, are you okay? maze nkagaruka Yes, yego I'm umeze okay. neza ariko urwo rukundo mu But that miryango type of love icyabaye in nyuma families, y'imyaka runaka after a couple bigenda of years, rukonja it keeps going down. kubw'ubuntu bw'Imana ntabwo By byabaye God's mu muryango grace, wacu not in our family. urukundo rugomba Love gukura should kandi grow rugakura and mature maze and rugasandara increase and explode and just rukuzura ku cover bintu byose ku everything buryo mu around. muryango iyo That in the winjiye family, when you enter, urukundo love usanga will be ruri iburyo above, ibumoso under, imbere left, inyuma right, ahantu behind, hose rwuzuye ku all buryo over, udashobora that you cannot kugenda move kereka except ugiye if mu you are in rukundo love. ntiwavuga ku You cannot buryo speak unless kereka you uvuze speak covered in love. uzengurutswe n'urukundo You follow me? ntiwatera You cannot intambwe walk kereka ugiye unless mu you rukundo walk in love. aho ngaho niho niko That's Imana the way yaremye God created imiryango nicyo families. yarashakaga That's what He intended. tuvuze rero ikiri Now, kuba talking about mu what mibereho is yacu muri happening in sosiyete our y'iki gihe mfite society, ibibazo bitatu I have 3 questions bigendanye today n'isezerano related ryacu to our ibibazo bingahe promise. How many? muri kumva ntabwo ari buri wese wasubize ngo Not bitatu everybody. icya mbere Okay. So number 1, isezerano rivuga ngo the promise says you ntugasambane shall not commit adultery. kudasambana What gusambana is ni iki adultery? icya kabiri Number 2, kuki ari bibi why it is wrong. icya gatatu And number 3, how ni gute can we eh, ni iki twakora ni gute what can we twarinda do? How can imiryango we protect yacu our family from uyu muvumo this type of kubera promise? ko igihe Because itegeko ari while the commandments isezerano ari blessing, umugisha ignoring ariko the commandment, we kutarigenderamo actually tuba twikururiye attract our, ku- we bring agahinda unhappiness tuba upon ourselves. twivumishije We curse ourselves. ikibazo So, cya mbere what is kivuga ngo number ute 1? Question number 1. gusambana What ni iki is nk'uko adultery? nabivuze mbere As I said ntabwo before, it's bivuga not ngo you shall not ntukaze come kurya eat wanduye dirty. It's you shall not biravuga ngo commit adultery. ntugasambane urebye mu If you look in baheburayo Hebrew, the word ijambo for adultery in Hebrew rivuga is pretty gusambana ni strange ijambo word. ritangajwe urisobanuye The mu translation by'ukuri means riravuga ngo literally, you shall not have ntukagirane intimate relationships with umusabano somebody's n'umugore wife w'undi or husband.
somebody who is cyangwa married, umugabo wundi or umuntu somebody like washyingiwe say, none what se umuntu about yahita avuga if I none se have nimba intimate ngiranye relationship umusabano to somebody who is winjiyemo not imbere married? n'undi muntu Wouldn't that be okay? utarashyingiwe si byaba ari What do nta you think? kibazo uratekereza iki No. ariko rero But the uko translation bisobanuye mu by'ukuri literally means, bikomeza kugenda in fact, byisubiramo it's repeated again. Leviticus 20. mubare If a w'I20 man nimba commits umuntu adultery aramutse with another asambanye man's wife, they must n'umugore be put w'undi to muntu death. bakwiye gupfa mu by'ukuri ni Obviously, ikintu it's a very gikomeye serious nimba offense bagombaga if they had kwishwa to be kubera put to icyo death kintu for it. ntabwo But ari uyu today, munsi if we do tubikoze it uyu today, not munsi too many people will be married. ntabwo abantu benshi baba bakiriho ku isi mu Leviticus Balevi 18, 18 do not have sexual ntukagire relations with your neighbor's imisabano wife. igendanye n'ubusambanyi We can go n'umuturanyi wawe ati next noneho block. nimba atari umuturanyi wawe If it's not your wajya neighbor, kure you are okay. yawe ho Are you? gake turakomeza tubivugeho We'll talk about mu it. So bayahudi in the rero mu Jewish mategeko law, yaho there hari were amagambo several menshi words for y'ubusambanyi adultery, and it started byatangiranaga with neighbor's wife umuturanyi or husband. umugore Then w'umuturanyi somebody was cyangwa se umuntu engaged. uri Then muri somebody fiyansaye was not noneho married. n'undi muntu And then utarashyingiwe something that was n'undi same muntu gender. And then muhuje something that was igitsina not n'ikindi normal kintu icyo ari cyo kitari umuntu human beings. maze And bikagenda then it bikagera no came mu to mutwe the no mu brain maso and to the bari eyes. bafite They had different ijambo words kuri for every buri situation. ngingo And we will talk about it. nuko So ntukagirane do not have sexual imishyikirano relation with your neighbor's wife ijyanye and defile yourself. n'ubusambanyi n'umugore w'umuturanyi wawe Deuteronomy 22. If a nimba man is found sleeping with another man's umugabo wife, same aryamanye context, n'undi mugore bose they bagomba both kwicwa must die. mugomba You must kwirukana purge the ikibi evil from muri among mwe you. You see murumva how ukuntu serious imana God rero is irisereye about kuri this iki offense, cyaha about this ariko commandment. mu murongo wa But in makumyabiri na verse gatatu 23 ariko says, if nimba a man umugabo would meet a ahuye virgin n'umwari and akaryamana sleep nawe with her, maze they bagomba must get gushyingirana married. However, if not, you should stone them to death. Na- Now, if the man would meet a virgin and sleep with her in the nibahurira town, mu they both mujyi shall be bose killed. bakwiye Then the kwicwa Bible says, ariko if he would meet nibahurira her ahantu mu on the cyaro umugabo countryside, agomba he kwicwa should be ariko killed wa and mwari he agasigara ari should muzima be uzi left impamvu alone. You know why? kubera ko mu baheburayo Because mu then in mujyi Hebrew yari says afite you're in the amahirwe yo town, so you had gutaka the chance to scream maze to ask akabona for help, ubufasha which ariko he didn't. ntiyabikoze nimba bari But ahantu here mu on the ishyamba countryside, niyo they should scream for help, yasakuza but nobody nta could muntu wari hear them. kumva ngo He must amutabare die. rero She umugabo needs to yagombaga live. gupfa maze wa Do you mwari follow? So far, so far. akasigara uko dukomeza Now, rero as we move biravuga on, it says nimba that if they were, wa if she mukobwa was engaged, yari they should engaged still cyangwa die. yari afite So that's umuntu still wrong. Not just that they are n'ubundi married. nabwo bagomba Now we took gupfa another step. bombi Now, someone umuntu rero uri kumva ashobora kuvuga listening ati can noneho say, okay, we ntabwo cannot wagirana have intimate umushyikirano relationship with one that is n'umuntu married or washyingiwe one that is engaged. cyangwa What n'ufite about the fiyanse others? uri mu Well, the myiteguro next word none instead se of adultery was for like fornication or immorality, and that refers to those people that are ahandi ho not married. abatarashyingiwe bo Indeed, in cyangwa fact, the word badafite ikibazo is nabaye mu porneia. kigiriki ijambo ryakoreshejwe ni Porneia poroneya is where you have the niryo English jambo word ry'icyongereza pornography. bakuyeho porunogarafi kandi And risobanurwa it's muri ubu buryo translated this way. Listen. uburyo bwose Any cyangwa type kwifuza or kose desire, igikorwa any cyose act cyangwa or desire for the gushaka act of immorality with gukora somebody married, kwifuza umuntu alone, washyinguwe listen, an washyinguwe animal, uwo muhuje same igitsina gender, inyamaswa incest, divorced, watandukanye ibigirwamana idols. Did you hear what I said now? kwifuza Desiring ikigirwamana an idol, somebody that umuntu you love more wakunda than uwo ari we God. wese What is kurusha that when you uko love ukunda somebody more imana than you love God? What ni is it? ubusambanyi Adultery. hari icyo Well, dukunda se we love anything ho gake a little kurusha more than impano wenda God. For nk'urugero instance, abana children, bacu ni impano twahawe love n'imana God actually. ntabyo ni ubusambanyi That's adultery. Wow. impamvu One of the reasons God asked imwe mu Abraham, mpamvu hey, you are a good man, imana okay, you're yasabye Christian, but you got to aburahamu sacrifice gutanga your son. umwana wayo ni Because ukubera ko umwana we his son yaje came imbere before y'imana God. maze imana iravuga God said, iti I gave you the son. naguhaye I umwana received ni glory. njye nshobora I give you the son. I kumukurindira saved the son for you. none ngomba I kuza imbere should maze come umwana first. akaza ari uwa The son kabiri should come second. nuko And mu then, mutwe wawe with your mind, yaba so yarashyingiwe married, alone, inyamaswa uwo muhuje igitsina animals, same gender, watandukanye incest, divorce, ibigirwamana mu idols, mutwe no mu maso mind and rero ushobora eyes. So you can commit gusambana adultery with ukoresheje your mind amaso and your cyangwa mu eyes. mutwe wawe Come on. niko bisobanuye Well, that's ijambo the porneya translation of the word porneia. nuko
So ntabwo ushobora kuvuga nimba we cannot atarashyingiwe say ariko if she's noneho not married, twakora icyo I could twishakiye. go after her. Mu by'ukuri nimba wibuka In fact, if you narababwiye remember, ko I told you uko that the grammar in the mu itegeko biba commandments bivuze is biba translated bisobanuye in a way that mu means buryo bwagutse kurusha more ibyo. than that. Ntugomba gukora iki You n'iki shall not mu do this and by'ukuri this. ugomba In kurenga fact, ibyo you should go ugakora beyond. ibirenze ibyo. You should do more than that. nk'urugero For nk'urugero instance, do nu not take God's name in vain. But the grammar says ntukarahire izina on the ry'Imana mu contrary, busa. and then it doesn't explain. Mu by'ukuri Jewish people know ibitanga what that means. On the ahubwo contrary, it's not ibiramambo enough not to take God's name in ukoresha vain, izina but you should use ry'Imana God's mu name kumuhesha to icyubahiro, honor Him, urihamagara call upon the uritabaza, name of the Lord. kuko igihe Because uhamagaye if you izina call upon ry'Imana the mu name izina of the Lord, ry'Imana you shall be uzatabarwa saved. n'isezerano. It's a promise. Ntimugire ikibazo cy'abana Don't worry bari about gukora our akazi children. kabo, turakora They do their akacu. job, we do Ntimugire ours. ikibazo, turashaka ko baba hano. We want them to be Ntabwo here. ntekereza itorero I cannot ridafite imagine abana. a church that has no children. Dukunda abana. We love children. Ntimubagire ikibazo rero. Nuko Don't worry about children. So itegeko the uko commandments, bivuga the grammar means ntabwo ari it's ugukora not icyo enough to do the ngicyo, ahubwo letter, ni ukurenga but go izo beyond the nyuguti. letter. Jewish Abayahudi people understand that. barumvaga ibyo bintu. Just don't Nu- take the name of the Lord in vain. No. Ntuvugire izina ry'Imana On the ubusa, contrary, call ahubwo upon the name of the Lord. ritabaze. The same here. Ni You kimwe na shall hano, not ntugasambane, adultery. But the ahubwo nabyo commandment, rero the grammar says birarenga, go kora beyond ibirenze that. ibyo Do ngibyo. more than that. Wagera aho ngaho So ubwo. we are going to get there soon. Kubera iki Why is gusambana adultery ari wrong? bibi? Well, Yego I nahuye met n'umuntu wavuze somebody who said muri in Germany, Alemanye, she yaraje came to me. nari I muzi know her igihe since nari I was a nkiri baby. umwana, sinzi, I believe, I am not sure she's in yayize medical school. She iby'ubuganga finished medical school. maze araza. She came to me Si and she umuntu said, I know this guy. jya kwa And I pasitoro went to the kuko pastor because the guy proposed that we would pasitoro sleep yavuze ati together. I turyamane. went to the pastor. I Ati said, none is se that byaba ari okay? byo? If not, Ariko he's gonna break dushobora up with me. gutandukana, And ariko I really sinshaka don't kuba want njyenyine to nanone marry him. ndumva But the pastor twashyingiranywe. said, Pasitoro aravuga it ati is oke, okay. nta kibazo, nimba mwenda If gushyingirwa you nta intend to get kibazo, married, it is okay. mwareba nimba Come to see muhuje. if you Cyangwa like that. uri I gukina said, mu what? pasitoro Are yabivuze you ibyo, kidding me? The pastor uwo said nguwo that. wikomeza kumukurikira, Disfellowship him. va mu itorero rye. Muri sosiyete In our yacu no mu society, matorero even baravuga in ngo churches, nta they kibazo. say it is okay. None byagenze biti? What happened with integrity Imico and y'umwimerere, character and gukurikira following Imana God no and kuba being nka like Yesu, Jesus? Oh, maze don't kuvuga uti worry. God will say you do ntugire whatever ikibazo, you kora want. icyo You'll be happy. ushaka, That's what Satan uzanezezwa. tells people. Do whatever you want, you'll be happy. Ntabwo He doesn't Satani tell ntabwo you what akubwira happens ikizaba after. nyuma, ntabwo He akubwira doesn't tell you the ingaruka, ntabwo consequences. akubwira He doesn't iby'imiryango tell you the broken yatandukanye, family, amasano broken friendship, broken yangiritse, relationship, broken hearts, and guhora muri pain za and divorce, divorce, and what nicyo happens kiba to ku you bana after, iyo what inyuma. happens to children after. Satani ntabwo akubwira Satan will ibyo, not ahubwo tell you arakubwira this. aho nta Oh, you'll kibazo, be uzaba okay. amahoro. Nuko So, kubera iki why gusambanya ari is bubi? adultery wrong? Salomoni Solomon, umunyabwenge the wise man in mu Proverbs migani chapter 6 verse 6 27 says, can a man take aravuga coals ati into mbese his umuntu yatwara bosom umuriro and not be mu burned? mufuka we maze You follow ntashye? me? Can Wakora you do ikintu maze something ntukishyure? and not pay Dushobora for it? kubyibwira, We may ariko think ntabwo so, ariko biri. but that's not the case. Reka nsobanure. Let me Nzi undi explain. muryango I baba know muri another Leta Zunze family, Ubumwe za they live in Amerika the States here. batekereje They thought ko that kugirana having intimate relationships umusabano before marriage winjiyemo would be imbere okay. mbere And they did. yo gushyingirwa nta And kibazo. he asked me, well, Ati nimba if we get married, tuzashyingiranwa none what is ikibazo wrong? kiri he? And I Maze told him ndamubwira ni impamvu ebyiri. 2 reasons. Impamvu ya Number mbere, niba one, udashobora if you kwirinda cannot mbere, control yourself kuki before, utekereza ko uzashobora how do you think guhinduka that mu kanya gato nk'ako instantly guhumbya, change maze ugashobora and kwirinda control yourself ukigenga? after? Ndatekereza ko You uzakora probably will nk'ibyo. do just the same. Ubwa kabiri, But number two, ushaka you imigisha want God's blessing y'Imana and presence in your n'uko family, ibana don't namwe. you? When you do Nukora that, ibyo it's si not uko that God will turn his Imana back on you. izakukuraho amaso, ahubwo wowe Withdraw uzivanayo, yourself from his presence and his wivane mu protection, burinzi his bwayo. Mu blessings. by'ukuri uba uri Basically, you invite Satan. gukurura Then you wonder why you don't have a happy family. Does gukurura it make sense? Satani, maze Don't you tukibaza want kuki God's nta mahoro blessings tubona. in our family? Nuko So, mu by'ukuri rero sure barashyingiranywe. enough, they got married, Nyuma y'ibyo and after that, umugore yigira ku wundi mugabo,
maze baratandukana. Undi muntu Another guy came yaraje to me. arambwira ati Like he said, twarashyingiranywe I married her because she was beautiful. kuko yari I was mwiza, married, nari she was married, but nsanganywe she was umugabo so pretty. nawe yari asanganywe So I umugore, divorced my wife. maze kuko She yari divorced mwiza her husband. yatandukanye We got married. n'umugabo we maze turashyingiranwa. Just a few years down the road, Maze mu minsi mike umugabo yabonye undi mwiza uruta wa wundi, maze baratandukana n'uwa kabiri, nanone ashyingiranwa n'undi. it never ends. Kandi izo ni inkuru za nyazo zabayeho. Kubera iki gusambana ari bibi? Wrong. Nuko umva, So listen, Pawulo, Yesu, Paul, abantu bo mu Jesus, mu people mibereho from the y'Abayahudi society, bumva they understand the iri commandments, the tegeko, ground. kandi n'ibi Pawulo This is avuga. what Paul says. Ntabwo avuga ngo Doesn't say ntukaryamane you shall not n'umugore sleep with somebody's wundi, wife. But ahubwo Paul Pawulo says, aravuga ati listen, ugomba kurenga got ibyo. to go Mu Bakorino igice cya in 1 mbere Corinthians gatandatu chapter umurongo wa 6, cumi verse n'umunani, 18. muzibukire Flee gusambana. immorality. What does he say? Kuzibukira bivuga What iki? means to flee? Kwiruka nk'umusazi, ntunarebe ku ruhande. Don't even look behind. Nugira n'ikintu ubona kimeze When you see nk'ibyo, something like that, ni nko kwirukanka uhunze intare cyangwa you run from a wolf, igisasu. you run from the atomic bomb. Hindukira, wibitekerezaho ibyo abantu bari buvuge, maze wirukanke nk'isasu. Run like a bullet. Muzibukire Flee gusambana. from immorality. Mu King James says, flee muri from King James fornication. bivuga ngo The word porneia. muzibukire ibya I told poroneya, you before the translation. yaba ari Somebody umuntu married somebody cyangwa uwo else, muhuje animals, igitsina, gender, incest, somebody watandukanye na divorced, mugenzi we, ikigirwamana, idols, icyizere cyose somebody imbere false before y'Imana, that, or gukoresha using umutwe your mind cyangwa and your ibitekerezo eyes to kugira think ngo and desire. ubitekereze cyangwa Porneia, ubyifuze. translation, all of them. Poroneya. Pawulo yashoboraga kuvuga ati Paul could have said, ntimukabikore, ariko ntacyo don't do bitwaye it, kuhaguma but it's maze okay ukumva to uko stay there bimeze. and admire it. Ntacyo It is bitwaye okay to kubitekerezaho think maze about it, umutima wawe, to umutwe fill wawe your mind ukawuhaza. with it. Pawulo ntagaruka Paul avuga. doesn't say Pawulo so. aravuga ati Paul says, nubibona when you see it, iruka, hunga, run, flee from it. Go. zibukira. Mu by'ukuri mu In fact, mu in Greek mu translation, mu he says, Kigiriki you haravuga ngo must flee from ugomba any kind of kuzibukira immorality. igimeze nk'ibyo You cyose must, if you want to be happy, you must kijyanye flee from n'ubusambanyi. any type of immorality. Tugomba We kugira got to have boundaries. imipaka izaturinda. All sins, Umurongo wa verse 18, 19, a man commits are outside the body, but ibindi immorality byaha is byose inside the body. umuntu akora Don't you know that you are abikora the inyuma temple of the y'umubiri, Spirit? ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? N'ikiba iyo utirukanse rero uba wishyize mu mutego, uba wishutse, maze ugashaka gufata icyo cyerekezo kandi vuba uhita ugerayo. Hari undi muryango nawe uvuze ati umugabo wanjye nta bitekerezo agira. Namuhaye twa videwo two kureba kugira ngo abimenye byose, ariko niyeza noneho abihagarika. None ubu ngubu asigaye yiruka inyuma y'abandi bagore. None uwo mugore yikoreye ibiki? Bihunge, zibukira. Undi mugore umukobwa ari kurambagizanya n'undi, yavuze ati turasabana ariko arankunda n'ubundi tuzashyingiranwa. Nyuma narabavugishije, maze bari baragize ibibazo kuko buri umwe wese yari yaragiye mu cyerekezo kibi. Undi mugabo yaraje arira mu myaka mike ishize kubera ko umugore we yari atwite inda y'inshuti ye magara, kandi mu buryo butunguranye yashyingiranywe n'umugore wa inshuti ye, maze basa nk'abaguranye, umugore n'umugabo. Nta n'umwe muri bo wigeze anezerwa, ahubwo umwe mu miryango nyuma bakemuye ikibazo barongera barisubiranira, birangiza imiryango. Ikibazo cyanjye ni nimba tutari bazima uyu munsi, turatekereza ko tuzaba bazima ubutaha? Mfite inshuti, umuntu buri gihe yagwa muri iki kigeragezo, maze abura umuryango, abura byose, maze aravuga ati nzahinduka maze gushyingirwa, maze nabyo yashoboye.
kuko igihe tudahunze tukajya muri icyo cyerekezo biba bigoye kubihagarika, mbese nta nubwo bishoboka mu mbaraga zacu. Nzi umuntu ufite imyaka 65 bamaze nk'imyaka 40 bashyingiranywe, maze araza umugore umukecuru ahora kuri interineti buri munsi, najya nyitaho ndamubwira none se n'iki cyabaye, maze arambwira ati nta kintu nkora ariko ndirebera gusa. Mu mezi 3 yari ari guhamagara za nimero yarebaga, noneho andi mezi yari atangiye kujya agenda noneho kureba babandi yahamagaraga. Maze rero bari bagiye gutandukana muri iyo myaka 65. Uri kumva kureba se hari ikibazo, bitangirira hano maze bikagera hose. Icyo nicyo Pawulo avuga, ntuzibukire yaba ijisho, yaba ibitekerezo byawe, yaba umunwa wawe, yaba ibitekerezo byawe, ntugire ikintu na kimwe utinzayo, nubireba ntuhatinde n'isegonda, kuko uri bwo kwiwushyize mu mategeko. Hindukira wiruke nk'umusazi, nturebe inyuma. Pawulo aravuga, niba ushaka kunezerwa ntabwo ugomba kujya kure y'umugore wa mugenzi wawe, ahubwo ugomba guhunga ibintu byose bifitanye isano n'iyi, yaba umutwe cyangwa amaso. Mfite umuturanyi muri Rumaniya, yari munini, yari umukobwa mwiza ariko abyibushye. Umusore we yarananutse, maze barakundana cyane, baragendanaga ikiganza mu kindi, maze umukobwa akavuga ati sinzi impamvu nkunda kuko nari mwiza, maze akamubwira ati nta muntu n'umwe mwiza ufite umutima nk'uwawe. Maze umusore akamubwira ati ubwiza buragenda ariko umutima ntugenda, nagushyingiwe nagukunze kubera uri we, bityo nagukunda. Twari duturanye, baje mu rusengero barabatizwa, maze aramubwira ati ngiye kugenda muri ibi n'ibi mbe mwiza. Maze umugabo aramubwira ati wagenda ukabikora ariko ntabwo ari ngombwa, njye ntacyo bimbwiye. Maze wa mugore yatangiye guhagarika ibyo kujya gusenga, ahagarika gusenga, atangira kujya ajya mu masiporo. Maze umugabo akamubwira ati igihe cyose Imana itari kumwe natwe tuzasambana. Maze umugore aramubwira ati oya, wabyumvise nabi, nta kindi mba nagiyemo, ni siporo gusa. Maze agenda gake gake, birangije baratandukana. Umuhungu rero yarangiritse mu mutwe, maze nyuma bitinze yongera kugarura imbaraga. Wa mugore ashaka undi bashakanye, ubuzima bwe burazamba, barongera baratandukana. Agarutse ku wa mbere ati oya, namaze gufata indi nzira, maze ubuzima bwa bose burangirika. Nuko rero ntimukizere umutima wawe, ntukizere umutima wawe, shyira Imana imbere kuko niyo ishobora kukurinda. Reka dukomeze gake. Nuko kwangirika bikorwa ku mutima wawe, kuwo mwashakanye, ku bana bawe, kubo muturanye. Uko kwangirika kose gushobora gusiga ibikomere bishobora kumara iteka ryose. Imana ishaka ko tunezezwa n'urukundo mu muryango, kandi niba ushaka kunezezwa n'umuryango ugomba kuzibukira ibijyanye n'ubusambanyi byose. Reka nsobanure ikindi kintu. Muribuka Yesu yavuze ikintu cyiza muri Matayo yababwira ngo umuntu ureba umugore akamwifuza yamaze gusambanya mu mitagihe, yamaze gusambana nawe mu mutima. No kureba, muri kunyumva, no kureba ni ugukora igikorwa. Nibyo Yesu yavuze. Nuko ni bibi no kubitekerezaho. Papa yakundaga kumbwira ati inyoni zikugenda hejuru, ntukareke zikubakaho icyari. Nimba zibigerageje zirukane. Ibitekerezo bishobora kuza, bihite byirukana, wibigabura ngo ureke ngo byubake icyari, bisabe kugenda. Ni gute, inshuro ya kabiri, ni gute twarinda
urugo rwacu ubusambanyi. Hari uburyo butandukanye, birashoboka. Urwa mbere ushobora kubaho, hitamo kubaho ubuzima mbere yo gushyingirwa, kubera ko nubishobora, nubwo umuco uvuga uti ibyo ntabwo bigezweho, kora icyo wishakira, televiziyo nubwo zitabishyigikiye, ariko nuhitamo kuba inyangamugayo mbere, uzaba n'inyangamugayo nyuma. Nuko rero hitamo kuba inyangamugayo no mu gushyingirwa, mwarashyingirana, kuko nukora ibyo mushobora kubona imigisha mu muryango wanyu. Navuganye n'umugore, ninjye nabashyingiye kubw'amahirwe make, abana babo ndabavugisha, none arambwira ati pastor wazaza tukareba na filime, ndamwana nta mwanya mfite, ndabona niwe muryango Fireproof cyangwa imibereho ya Yesu, atoya ati n'indi filime, byaba ari byiza twiga ibintu. Maze umugore wanjye arandeba, ndamureba, urafushye se? Ati nakinaga. Ndamubwira kuki twakora ibyo ngibyo, umugabo wanjye n'umugore wanjye nanjye turabinezererwa. Vuba yahise atandukana n'umugabo we, kandi atasanze umwe, asanze abagabo batatu batandukanye. Abana babo barafunzwe, ibintu byari ibibazo. Ikosa rusange ni uko batahunze, batazibukiriye ibitekerezo bye byose. Nuko reka bahe iyindi ngingo uburyo twabihunga. Gaburira urugo rwawe. Urabizi, najyaga nzanira Dana indabyo, nabaga nibye kuri perezidansi, sinashoboraga kwigurira indabyo rero, ariko nagombaga kuziba nyine kuri perezidansi. Nagendaga rero kuri perezidansi ngabona uturoza twiza, mwiba kamwe nkakafata mu mufuka, nkagenda, sheri ngufitiye akantu. Rero ntabwo zashiraga kuko imbere ya perezidansi hahoraga hari indabyo. Tumaze gushyingirana nakomeje kubikora. Uratekereza iki? Yego, izindi ndabyo nyinshi mu by'ukuri. Uko tumaze kwimura, noneho najyaga njya ku bituro niba indabyo nkazizana, n'ibyo mubibwira. Ikiba mwarabyumvise mbere, abantu bahagarika gukorera utuntu twiza abo bashakanye. Uzi icyo ndi kuvuga? Umuntu ashaka kuza mu rugo rwawe akaguha ibiryo byiza, ukamubwira ngo watetse neza. Umuntu ashaka kuza mu rugo akabwira umugore wawe ngo mwatetse neza, kandi wowe utajya ubimubwira. Ntabwo ntugahagarike kumubwira ngo urasa neza uyu munsi, uhagarike kumubwira ngo sheri ndagukunda. Mubwira utuntu, kuko ibyo uvuga nibyo biguhindura, kandi nibyo uhinduka. Ibyo utekereza nibyo uba. Abantu bahagarika kugaburira no gushyigikira urukundo rwawe. Batekereza ko kuba barabanye byarangiye, ugomba gukomeza ukarukora, kubera ko udashaka gukomeza kugira umuryango, kuko ubakunda kandi udashaka kubababaza. Wimbwira ngo ntabwo nzababaza umuryango wanjye. Kora icyo ugomba gukora, kandi ntabwo uzababaza umuryango. Abantu bahagarika kugaburira urukundo. Buri munsi ugomba kubikora. Uko ubaho niko ubikora, niko urukundo rukura. Gaburira abo bakwegereye. Mu buryo uravuga, ubona ikupure bagendana, ntibongera kubona umwanya kuko bafite umwana, kandi umwana ahora arira. Vuga uti ngiye kubafasha umwana, maze noneho mwebwe mwigendere mwisohokere. Berekane ko iyi sosiyete ishyigikiye imiryango. Bafashe, nimba ubona hari umuryango utabona umwanya, bafashe urebe ko babona umwanya. Bashyigikire abo muturanye. Umuryango utabara imiryango,
wiba uwo kubavuga gusa, ahubwo bavugishe kandi ubasengere. Ariko utaretse ibyo, komeza ubane n'Imana. Mutari kumwe nanjye ntacyo mwakora. Papa yajyaga ambwira ati ushobora kugerageza ariko ntuzabishobora, ariko nugumana Imana ndagusezeranya byose uzabishobora kandi bizaba byiza. Gumana Imana buri munsi, nta kintu twakwishoborera, ntabwo twashobora no kumara umunsi tutari kumwe n'Imana. Gumisha Imana mu muryango wawe kuko ariyo izarinda umuryango wawe. Mbona imiryango ibaho igenda igaruka, ntibajya basengana, ntibajya bigana, bajya bigira hamwe, ntibajya basangirira hamwe. Gumana Imana mu muryango wawe. Nimba ushaka kunezerwa, ibi ni ryo sezerano, ni iryo kukurinda. Ariko ugomba bwa mbere kuzibukira igitekerezo icyo ari cyo cyose, kureba amagambo yo muri ubwo buryo. Ka kabiri, bikorere. Ka gatatu, gira Imana mu mibereho yawe amanywa n'ijoro. Reka dusengere hamwe. Data uri mu ijuru, dushobora kutamenya ikiba mu miryango ariko urakizi. Ndasenga ngo twebwe turi hano, abazumva kuri interineti, abazabona iyi videwo n'abandi benshi, ndasenga ngo twumve agaciro washyize mu miryango ku bwacu. Twige guha agaciro iyo migisha, kandi kubwo kubana nawe n'ubuntu bwawe ntabwo tubirinda ibyo, ahubwo turabigaburira, tukagaburira iyo migisha, tugakuza iyo migisha. Nsengeye umugisha w'umwihariko ku bari hano mu izina rya Yesu. Amen.